isukari dushyira mu cyayi twumva ko ikorwa mu bisheke. Ese ni gute bakora isukari? Ni gute bakamura igisheke tuzi ko kivamo amazi, umutobe uryohereye cyane, ariko tukisanga havuyemo utubuye dutoya turyohereye? Tuno dusanga turi mu isukari. Hari isukari y'umuhondo, iy'umweru, ziba zitandukanye. Ariko se reka turebe, ese babikora gute? Bigenda gute? Kuva igisheke bagiteye, kuva kijyanwe mu ruganda, biba byaragenze gute? Biba byarakozwe gute? Step by step. Reka ngire ikintu mwereka. Tuzi ko igisheke gihingwa guhera ku muhinzi wagihinze mu murima akakizana ku ruganda, uruganda rukagifata rukagitunganya. Rwamara kugitunganya, ese bigenda gute? Ruragifata rukagishyira mu mashini zabugenewe rukagikamura. Izo mashini zikamura zikavanamo umutobe, uyu mutobe uryohereye. Iyo nta zindi product barashyiramo uba wananywa ukumva ari nka juice isanzwe, ariko juice ya yindi iryohereye cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko nyuma yaho uwo mutobe barawufata bakawushyiramo product zigiye zitandukanye nk'uko uri kubibona. Izo product niho zigenda ziwegeranya gake gake nk'uko uri kubibona aho ngaho ku mashusho. Izo product zaragenda zigatuma uwo mutobe uvamo twa tubuye tubona tuvamo isukari dukoresha mu rugo dushyira mu cyayi. Mwagiye mwibaza ati se ni gute umutobe usanzwe uyu nguyu wananywa, umutobe usukika tuzi uvamo utubuye tw'isukari? Utwo tubuye tw'isukari ese bigenza gute? Tuvamo byagenze gute? Ese barawanika, barawuteka se? Ariko biterwa n'imashini, ni product zabugenewe, imashini zabugenewe zikoramo isukari. Iyo sukari ugasanga ariyo sukari dukoresha mu buzima busanzwe, ukawanywa icyayi ukumva kiraryoshye. Ni uko nguko biba byagenze, kuko uruganda rwatunganyije iyo sukari, bityo rero ikagera ku isoko imeze neza yujuje ubuziranenge. Wibuke kandi gukora subscribe kuri Arsene UK, tujye tureba utuntu twiza tw'ubwenge n'utu ngutu tuba twibazaho ibintu byinshi. Hagati aho waba uri umu content creator ukora video zawe ariko ukabona ntago zimeze neza, cyangwa ubura uburyo weditingamo video zawe, watwandikira tukagufasha uburyo wazamura mu YouTube yawe cyangwa monetization. Ibyo byose tugufasha cyangwa tugatanga inama z'uburyo wabikoramo ubundi bikagenda neza. Dukomeje nk'uko mubibona, urabona wagira ngo bari guteka ibintu bitogota mu bintu bimeze nk'ibisafuriya, ariko izo ni mu ruganda, ni imashini zabugenewe zikora isukari. Zibanza kuzitunganya, zikabanza zigakuramo chemical, bagashyiramo product zabugenewe kugira ngo ya sukari ize ifite karite, ize ifite umwimerere dusanzwe tunywa mu buzima busanzwe. Ya sukari itazagira ikintu itwangiza, ya sukari itazadutera indwara, ya sukari itazadutera diyabete, bityo tukagira ubuzima bwiza. Baba babanje kubyitaho. Gusa ikindi nakubwira aho ukoresha isukari, koresha nkeya, unywa isukari igennye mu rugero ku buryo itagira ikintu ikwangiza, kuko isukari nanone nyinshi mu mubiri ntago ari nziza nubwo ibitunganyije neza. Gusa abantu bose siko bakoresha isukari, hari n'abakoresha ubuki, binywera ubuki mu cyayi, bityo bigatuma abantu bose ntago ariko dukunda isukari mu busanzwe. Reka dusoreze aha ngaha, nizere ko wabonye uburyo isukari ikorwa, uburyo bayivana mu gisheke bakayikoramo twa tuntu dusanzwe tubona nk'utubuye. Dore nuko babigenza. Nizere ko wabisobanukiwe, utazongera kuvuga ati se isukari ko nzi ko tuyikoresha nk'amabuye ariko barayihinga. Iva mu bisheke gake nuko bikorwa. Reka dusubire, wibuke gukora subscribe kuri Arsene UK.